Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nagushimira we wahisemo gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda na Lesotho byasinye amasezerano y'ubufatanye. General Muhoozi yasabye ambasaderi wa Amerika kuva mu gihugu cya Uganda. Rulindo na Gicumbi abahinzi bahangayikishijwe n'indwara y'amayobera yadukiye ibijumba byabo. Isengesho ryo kwa Yesu Nyirimpuhwe ryasubitswe ku munota wa nyuma. Ayo niyo makuru tugiye kubagezaho hano kuri KN Radio. Bana natwe muri aya makuru yacu y'uyu munsi, maze wibuke kureba munsi y'amakuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubaramburira aya makuru yacu. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio. Reka amakuru yacu tuyahereye kuri iyi nkuru y'aho u Rwanda na Lesotho byasinye amasezerano y'ubufatanye. Guverinoma y'u Rwanda n'ubwami bwa Lesotho byasinye amasezerano y'imikoranire General Cooperation Agreement azagira uruhare mu gufasha ibihugu byombi kwagura imikoranire igamije inyungu ku mpande zombi. Ni amasezerano yasinywe ubwo Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yari muri ubwo bwami, aho yitabiriye ibirori byo kwizihiza imyaka 200 bumaze bushinzwe ndetse n'imyaka 58 bumaze bwigenga. Nyuma y'ibi birori, Minisitiri w'Intebe yahuye n'ubwami bwa Lesotho amugezaho ubutumwa bwa Perezida Paul Kagame. Nyuma yaho nibwo Minisitiri Ngirente yahuye na Minisitiri w'Intebe w'ubwo bwami Samuel Matekane, ari naho hasinywe ayo masezerano yashyizweho umukono n'ibihugu byombi. U Rwanda na Lesotho bisanzwe bifitanye ubutwererane mu nzego zirimo n'iz'umutekano. Ibi byatumye muri Mutarama 2022 wari umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda yagiriye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 4 muri Lesotho, aho yagiye gusura polisi y'iki gihugu. Mu biganiro byahuje abayobozi bombi banaganiriye ku ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano y'ubufatanye n'inzego zombi zashyizweho umukono mu mujyi wa Kigali mu Rwanda tariki ya 24 Kanama 2021. Umubano w'u Rwanda na Lesotho watangiye kubakwa mu 1983 ukaba ushingiye ku bwubahane n'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Rulindo na Gicumbi abahinzi bahangayikishijwe n'indwara y'amayobera yadukiriye ibijumba byabo. Bamwe mu bahinzi b'ibijumba bo mu murenge wa Nyagakenke wo mu karere ka Gicumbi na Gisaro wo muri Rulindo batewe impungenge n'uburwayi bwadukiriye ibijumba, ku buryo bahamya ko ntacyo bazaramura mu musaruro bari biteze. Mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru, umunyamakuru wa Iseka News yavuganye na bamwe muri abo bahinzi batangaza ko kugeza n'ubu batazi ikibazo ibijumba byagize. Uwitwa Ndagijimana Jean Marie Vianney wo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo avuga ko bataramenya icyateye iyo ndwara. Ubwo yasubizaga uwo munyamakuru yagize ati, ni ikibazo tutamenya neza ikibitera. Utu dukoko duhera hasi tukarya imizi ku buryo ubona hejuru ku migozi nta kibazo, hanyuma uko iminsi igenda ishira nibwo ubona ko ibijumba byashize. Amakuru avuga ko iki kibazo bagihuje n'abo mu murenge wa Nyagakenke wo mu karere ka Gicumbi, bityo bakaba basaba ubuyobozi kugira icyo bubafasha mu guhangana n'ibyo byonyi kugira ngo bazagire icyo baramura mu musaruro bari biteze. Bagize bati, twebwe uburyo twagerageje bwose bwarananiranye kugira icyo butanga.
Dr Hategekimana Atanazi, umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibihingwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, avuga ko iki kibazo batari bakizi bityo ko bagiye kugikurikirana bakagishakira igisubizo. Yagize ati aha niho yahereye atanga inama kuri aba bahinzi, aho yabasabye kujya batangira amakuru ku gihe kuko hari inzego nyinshi zabafasha gukwirakwiza amakuru kugira ngo ikibazo gikurikiranwe hakiri kare. Yagize ati inzego zirubakitse, haba abajyanama b'ubuhinzi ba agoronome ndetse n'abandi. Nunguwe no kumva kimaze igihe kirekire, gusa ngiye kubikurikirana tumenye igitera ubundi tubafashe. Igihingwa cy'ibijumba ni ingenzi cyane mu mibereho ya benshi kuko ubushakashatsi bwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi bwerekana ko ibijumba bya kijyambere bifite ibara risa na oranje imbere, byifitemo vitamini A muri byo, ndetse ko bishobora no kwifashishwa mu gukora bimwe mu bicuruzwa bikorwa hifashishijwe ibikomoka ku ngano nk'umugati cyangwa irindazi. Isengesho ryo kwa Yesu Nyirimpuhwe ryasubitswe ku munota wa nyuma. Ingoro ya Yesu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango yasubitse isengesho ngarukakwezi risabira abarwayi ku mpamvu zitigeze zitangazwa. Iryo tangazo ryanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye rimenyesha abantu bose bari kuzaza mu misa yo kwa Yesu Nyirimpuhwe kuri iki cyumweru tariki ya 6 Ukwakira 2024 ko itakibaye. Iryo tangazo rikomeza rivuga ko undi munsi izaberaho bazawumenyeshwa. Twagerageje guhamagara Padiri Nizeyimana Jean Marie Vianney warishizeho umukono, ntiyigeze afata telefone ngendanwa. Gusa meya w'akarere ka Ruhango Habarurema Valesi yabwiye ikitangazamakuru Umuseke dukesha ino nkuru ko nabo baribonye kuriya, akavuga ko batazi impamvu yatumye basubika iyo misa kandi ko batigeze babanagenera kopi y'iri tangazo. Aha yagiraga ati Kiliziya Gatolika ishobora kuba hari ibyo irimo gutunganya ikazasubukura yarangije kubinoza neza. Yakomeje agira ati birasanzwe ko rimwe na rimwe Kiliziya yahagarika gahunda yari ifite ikayimurira ikindi gihe bitewe n'impamvu zitandukanye kandi nazo zisanzwe. Ubwo rero niyo mpamvu mukeka itanditswe mu itangazo ntiwayihimba. Habarurema avuga ko kuba mu itangazo batashizemo impamvu yabateye kuyisubika batamya ko byaturutse ku cyorezo cya Marburg. Abaturage barimo gushishikarizwa kwirinda muri ibi bihe. Ahazwi nko kwa Yesu Nyirimpuhwe mu sengesho ngarukakwezi hateranira abarenga 800 barimo abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. General Muhozi yasabye ambasaderi wa Amerika kuva mu gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bikorwa byihariye bya gisirikare, General Muhozi Kainerugaba yise ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igicucu, amusaba kubavira mu gihugu cya Uganda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 4 Ukwakira 2024, General Muhozi yatangaje ko Uganda yose yiteguye guhangana na ambasaderi wa Amerika William Pope kuko ngo yubahutse Perezida Museveni n'itegeko nshinga rya Uganda. Ku gicamunsi uyu musirikare yavuze ko ku wa mbere w'icyumweru gitaha uyu mudiplomati azava muri Uganda. Yagize ati nadasaba Perezida Yoweri Kaguta Museveni imbabazi azava muri kino gihugu cya Uganda. Ati ntabwo nibagiwe ambasaderi wa Amerika azagenda ku wa mbere mu gihe atakwisabira muzehe wacu imbabazi. Mu bundi butumwa yagaragaje ko ambasaderi Pope yibasiye abanya-Uganda kandi ngo yiteguye kumurwanya mu rugamba ruzakomera kurusha urwo ingabo za Amerika zarwaniye muri Afghanistan. Ambasaderi William avugwaho gukorana n'imiryango itari ya leta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda hagamijwe kubuca intege. Gusa yaba we ntacyo aravuga kuri ibi birego, na ambasade ya Amerika nayo ntakirabivugaho.
Ndagushimiye we twabanye mu makuru yacu y'uyu munsi, niba ari ubwa mbere udusuye ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazigira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.